mubyeyi ni wowe ubyara uyu mwana? Yego Prophete. Ufite ibyumweru bingahe? Mama idashihura umwana ati vuga vuba vuba. Subiza Prophete ari kubaza. Ifite ibyumweru 12 bisa nkaho umwana yari atwite. None se uko niko musubize n'icyubahiro. Ati n'ibyumweru 12 nyakubahwa. Mama yasaga n'uwarakaye cyane. Prophete aramureba aramubwira ati none se uri gutekereza kubikuramo? Mama aramubwira ati ndi gutekereza icyo ari cyo cyose, uyu mwana aracyari umwana, ntago yagumana iyi nda rwose. Ntago ndi kuvuga icyo yakora n'icyo atakora, ndimo ndakubaza wamaze kubyemeza ko agomba kwikuramo? Mama aravuga ati yego rwose Prophete, rwose ndashaka ko iyi nda yikuramo. Prophete areba umwana aramubwira ati mwana ndeba hano. Ntuzigere ugerageza gukuramo ino nda. Umwana aramuza ati se kubera iki? Ati kuko nubikora uzapfa mu gihe uri kwikuramo. Basa nkaho baje kureba umuhanuzi wo muri karitsiye. Ati iyo nda utwite cyangwa se n'indi yari yo yose nugerageza kuyikuramo uzapfa uri kwikuramo. Mama n'umwana bagira ubwoba. Umama aramubwira ati reka nkubwire ntari ikintu utumva, uyu mwana ni umwana pe, ntabwo yabyara, ntibishoboka. Ati ibyo uvuga ndabyumva kurusha uko bitekereza. Mama aravuga ati okay. Ati se tugerageje wenda ikindi kintu nko mu bundi buryo dogiteri, nko mu bundi buryo tukagerageza mu yindi nzira. Ati ibyaba byose muri kondisiyo yari yo yose, mvuze icyaba cyose, iyi nda ntigombwa gukurwamo. Mama biramucanga. Ati nturebe uyu mwana twite ntabwo agomba kuvamo. Mama wiyitse imitima biramucanga. Areba umwana we n'umujinya mwinshi, arangije aramubaza ati se wa mwana we, ubundi ninde papa w'uyu mwana utwite? Ninde wagushyize muri kondisiyo urimo Beatrice? Umwana yitwaga Beatrice. Umwana aramubwira ati ni umuhungu witwa Michael. Ati Michael Ibe. Prophete abaza mama w'umwana ati none se uyu muhungu wamuteye uramuzi? Prophete mama w'umwana aramubwira ati yego Prophete. Ati ni umuhungu w'umunya business ukomeye hano muri karitsiye. Arangije mama w'umwana areba umwana aramubwira ati noneho kuva uyu muhungu yagushyize mu bintu bijyanye no kubyara ugomba gukingirwana nawe. Prophete aramubaza none se ni ngombwa umwana we kakiri umwana? Mama aramubwira ati niba bihagije ko yabumbura amaguru yo ku muhungu, arakuze bihagije kugira ngo amushyingirwe. Umwana arasa n'urira atabishaka, ntabwo ashaka gushyingirwana n'uwo muhungu. Ntago mama atunganya umwana ngo ati ntago ngeze nzana umwana ngo agende yiyandarike bigeza. Ati ahubwo haguruka dutahe, gira vuba vuba tugende, urakoze nyakubahwa. Prophete abwira mama w'umwana ati ndashaka kuvugana n'uyu mwana twicaranye twenyine. Ati oya, ndashaka kuvugana n'umwana wenyine wowe udahari. Kora subscribe ukande kukazogera kugira ngo tuzajye ucikwa na movie kurikira. Mama w'umwana yarasohotse, Prophete asigarana n'umwana. Aramubwira ati mwana nyegera. Umwana aramwegera aramubwira ati ongera unyegere. Umwana aramwegera. Prophete abaza umwana ati arabwira umwana ati ndabizi neza urashaka gukuramo ino nda, nutaha uragenda ubwira inshuti zawe uko babigenza nawe ubikore. Prophete aramubwira ati ntubikore, uri umwana wenyine kuri mama wawe, hagize ikikubaho mama wawe ntabwo yakwishima.
umwana aramubwira ati mama wanjye se ko ashaka ko nkingirwana na Mike kandi ntamukunda. Prophet aramubaza tuvuze ngo iki, ntabwo ukunda umuntu waguteye inda? Prophet arangije aramubaza ati none se kubera iki watumye gutera inda? Umwana aramubwira ati nashakaga kumva uko bimera. Ati none ubu ngubu uzi uko bimera? Umwana aramubwira ati ariko inshuti zanjye zose zirabikora, kubera iki zo zidatwita, kubera iki njyewe? Umugabo aramubwira ati bamwe na bamwe barabikora ntibatwite, ariko abandi barangira bimeze nkawe bagasama. Ati rero ubutaha uziyiteho. Umuprofeti aramubwira ati umwana ntabwo uzapfa. Umwana aramubwira ati amen. Ati ariko uwo mwana ntabwo agomba kuvamo. Umwana byamucanze ubona atari kubyumva neza. Prophet aramubwira ati sohoka ugende uhure na mama wawe kandi Imana iguhe umugisha. Umwana ashimira Prophet aragenda ajya guhura na nyina. Hashize imyaka 28 uyu mubona w'umukobwa ni umwana wavutse kuri Beatrice, wa mwana bamuje gukuramo. Umwana yitwa Telma, yarakuze afite fiance benda kubana witwa Kayodi abaza Telma ati se mama wameze ati? Telma abwira Kayodi ati mama wanjye ameze neza nta kibazo. Ati cyo mvuga ameze neza ntaribi. Kayodi aramubaza ati se mbwira mama wameze ate, yavuze iki? Yati yambwiye rero ngo ntabwo akwizera neza. Yambwiye ngo urasa neza, uri umuntu ufite intego, atari iki atari shuwa neza, ni tension yawe kuri njye nicyo nkurikiyeho. Ati icyo nkurikiyeho? Umuhungu aramubaza ati se wowe uratekereza iki? Umukobwa aramubwira ati ndakeka nyuma azagera igihe abyumve, icyo nicyo ndi gutekereza. Umuhungu arakomeza aramubaza ati se niki kindi? Umukobwa aramubaza ati ikindi kiki? Ati niki kindi kiri ubona kiguhangayikishije? Yari yamubonye kasa n'uhangayitse. Umukobwa aramubwira ati ni papa wanjye. Ati papa wese ameze neza? Ati uziko yampamagaye ngarashaka ngo kuzamanura ntange nk'umukobwa we mu bukwe bwacu. Umuhungu aramubwira ati biratangaje. Umuhungu abaza umukobwa ati se uratekereza iki? Ati se urambaza ngo ndatekereza iki? Urumva natekereza iki? Yataye mama wanjye, yaradusize, yaransize, none ubu ngubu arashaka kuza byo bitunguranye ahita yigira papa bidafite aho biturutse. Umuhungu aramubwira ati urashaka ko nkubwiza ukuri? Umukobwa aramubwira ati yego. Ati njye ndatekereza ari igitekerezo cyiza. Ati reka papa wawe azagutange mu bukwe bwawe. Umukobwa aramubwira ati ibyo niko bitekereza? Umuhungu aramubwira ati yego. Ati nutabikora uzicuza impamvu utigeze utuma akutanga nk'umukobwa we. Aramubwira ati mukunzi uriya ni papa wawe, reka agire ibihe bye nawe yishimira ibihe byawe nk'umukobwa we. Noneho reka nkubwire muhamagare. Umukobwa aramubwira ati ndaza kumbitekerezaho. Asa nk'uwari uri kumugira inama. Inze Beatrice uyu ni mama wa Telma. Beatrice mu mwibuke ni kakana katwise imburagihe kakiri gato, ariko ubu yarakuze yabaye mama mukuru. Arimo agenda mu modoka ye asa n'umuntu wakize cyane. Abona umuhungazi asa nkaho amuzi kera. Mwati uriya ni Cidira? Amanura ikirahure. Arambwira ati Cidi. Undi arambwira ati muraho Mrs. Ibi? Ati oya mpamagara Beatrice, iryo zina ndiruka kera cyane, uzi yuko nari nkuyobewe, wabaye umusore mwiza. Umusore arambwira ati hashize igihe kinini pe, niyo mpamvu. Ati igihe ngo uherukire wari agahungu gato? Ati ubu ngubu uri umuntu w'umugabo. Ati umugabo uteye neza cyane. Umusore witwa Cidi aramubwira ati urakoze.
Beatrice abwira Chidi ati noneho shyira nimero zawe muri telefoni yanjye. Chidi aramubaza ati nimero zanjye? Ati yego nimero zawe. Ati humura ntacyo nagutwara, ndashaka gusa ko tuzatwivuganira. Umuhungu yarazimuhaye, umugore aramushimira. Umugore aramubwira ati noneho ndaguhamagaye, izo nimero nguhamagaje uzisevinge n'izanjye, tuzakomeza tujye tuvugana, naguherukaga kera pe. Ambwira ati umunsi mwiza. Chidi uko yari ari aho yatangiye kwibuka kera. Michael abwira Beatrice ati njyewe nabanye nawe kuko wari utwite. Ati iyo niyo mpamvu nabanye nawe, atari ko sinakomezanya n'umugore utazi kubumba amaguru ye. Bisa nkaho Michael yashinjaga Beatrice ko amuca inyuma. Beatrice abaza Michael tugiye hehe? Ati ngiye ahantu kure yawe Beatrice. Ahita afata ibikapu bye arigendera. Ibyo uko byabaga niko Chidi ndetse na Thelma bari bicaye muri salo. Beatrice abaza Michael ati se Thelma biragenda gute kugiye? Michael aramwihorera arigendera. Nuko Beatrice atandukanye na Michael. Michael burya yaje gushyingirwa na Beatrice nkuko mama we yabyifuzaga kera. Chidi yasigaranye na Thelma. Thelma abwira Chidi ati ubu ngubu mama na papa baratandukanye, ati kuko ndi umukobwa ndagumana na mama wanjye. Ati mama wawe? Ati papa wanjye yigendeye mu buzima bwe, njyewe ndagumana na mama wanjye hano. Atariko numvaga nshaka kwigumanira na papa wanjye. Chidi aramubwira ati none se wagumanye nyine na papa wawe? Thelma aramubwira ati oya, amategeko avuga ko iyo ababyeyi batandukanye yuri umwana w'umukobwa ugomba kugumana na mama wawe. Chidi aramubwira ati ariko aya mategeko ndumva ari ay'ibikoryi. Thelma yarebye Chidi aramubwira ati njyewe iyo ndebye ukuntu mama wanjye abwira papa wanjye ukuntu ibintu byose abikora atitaye ku byiyumvo by'undi muntu, atitaye ngo biramubabaza se. Bisa nkaho Beatrice yahindutse umuntu utagira umutima. Umwana nawe abirebesha amaso, bisa nkaho ari we wananiye se. Umwana arimo araganiriza mugenzi we amubwira ibibazo by'iwe afite. Ambwira ati mana sinshaka kuzamera nka mama wanjye n'ukuri. Ati rimwe na rimwe mba numva nzamera nkawe. Chidi aramubwira ati oya ntabwo uzigera umera nka mama wawe. Ati nyumva njyewe nimba mukuru nta kintu na kimwe nzatuma kidutandukanya njye nawe, nta mama wawe nta wundi muntu uwo ari we wese. Umukobwa aramubaza ati se gute? Umuhungu aramubwira ati nzahora ndi kumwe nawe, ati buri gihe. Umukobwa aramubwira ati ariko ibyo ngibyo ntabwo mbyizeye. Umuhungu aramubwira ati nyizera. Aragasetsa disi basaga nkaho ari utwana twikundanira. Ubwo uyu ni Chidi ndetse na Thelma. Chidi amaze kubyibuka aho aho yarakuze arigendera. Ntibyatinze Thelma ndetse na fiancé we Kayodi barasohotse muri restaurant. Thelma ahura na Chidi. Chidi yari yazanye na mama Thelma. Bisa nkaho mama Thelma ari we wapanze uyu muhuro kuko bose niwe wari wabatumiye. Barahuye barasuhuzanya, buri wese atangarira undi kuko baherukana bakiri abana. Ubu ndavuga Thelma ndetse na Chidi. Baricaye ku meza baraganira baribwirana ati harya ubu hashize imyaka 10 cyangwa undi aramubwira ati oya ntago ari 10 ni imyaka 15. Ati se wari umeze ute? Undi aramubwira ati nari meze neza. Ati wabaye mwiza cyane. N'undi nawe aramubwira ati nawe wabaye mwiza pe. Ubwo byarangiye Kayodi yipresence kuri Chidi aramubwira ati nitwa Kayodi, ndi fiancé wa Thelma. Ni junior kuko yabonaga umuhungu uri hano ni bogari, ni mwiza, aziranye cyane na Thelma kumurusha. Mama wa Thelma abwira Kayodi aramubwira ati aba bombi bari abantu badashobora gutandukana, bari inshuti magara bagendanaga ahantu hose, nta muntu utarubazi muri quartier.
ubwo birangiye mama Thelma ahuje Chidi ndetse na Kayode ndetse n'umwana we Thelma. Ntibyatinze Kayode ndetse na Thelma baratashye. Kayode abaza sheri we aramubwira ati uriya muhungu ko nta kintu wigeze umumbwiraho. Umukobwa amubaza uravuga Chidi? Ndaramubwira ati yego ntabwo ikintu wigeze umumbwiraho na kimwe. Ndaramubwira ati nuko nta kintu yari asobanuye. Umuhungu aramubwira ati nta kintu yari asobanuye kandi mama wawe yaravuze ko abantu bose bari bazi ko ari we muzashyingirwana. Atari ko njye nakubwiye aba ex banjye bose. Undi aramubwira ati ariko nanjye aba ex banjye bose narabakubwiye. Atari ko we wananiwe kumbwira uriya? Kubera icyo wananiwe kumbwira kuri uriya? Umukobwa ararakara cyane arambwira ati ariko ntabwo twize duteritana, ntabwo yigeze aba ex wanjye. Ati ibyo bintu ntabwo biragoye kubyizera. Umukobwa aramubwira ati nta na rimwe twigeze duteretana. Ati ahubwo nkubwije ukuri imibano ye n'abandi bantu yagiye yangirika kubera njye kandi ntabwo twiye dukundana pe. Ntibyatinze Chidi ndetse na Thelma barasohokanye nk'abantu b'abashito bari bongeye guhura. Chidi areba Thelma aramwitegereza arambwira ati Thelma wowe mu mutwe wawe niwe beshye ukumva gusa uri gushidikanya gakenya kuri marriage yawe, uzahita umbwira mbere yuko ubwira mama wawe, mbere yuko ubwira best friend wawe, uzahita umbwira. Umuhungu bisa nkaho agikunda Thelma, nako yanamukunze kuva kera, ahubwo akifitemo icyizere. Ubwo ni nkaho yari kumusaba amahirwe ya nyuma, wenda biramutse byanze azamuha amahirwe nawe yigeragereze. Umukobwa abifata nayo. Ntibyatinze nyirabukwe ndetse n'umukwe barasohokanye. Ubwo ndavuga Kayode ndetse na Beatrice basohokanye baganira ku mukobwa umwe agiye gushaka, undi ari umukobwa we. Ambwira ati mfitiye ubwoba umukobwa wanjye, umukobwa wanjye ni umwana wanjye, ni we wenyine ngira. Ati nyuma yo gukomeza kugerageza nshaka kubyara undi bikanga, ni we wenyine mfite. Kayode arambwira ati wigihangayika, nzamwitaho umukobwa wawe, nzamwitaho cyane. Beatrice abaza Kayode ati uransezeranyije? Kayode arambwira ati yego ndagusezeranyije. Beatrice arambwira turakoze. Kayode arambwira ati atuze ikibazo kiri hagati yanjye na Thelma ni ukubyara. Njyewe ndi tayari kubyara, ariko we yambwiye ko atari tayari, yambwiye ko ashaka kubanza akita kuri kariyeri ye. Beatrice arambwira ati yego, ati rwose ndabizi neza Thelma ni umuntu wavuga ibintu nk'ibyo. Umuhungu aramubwira ati yego rwose niko yambwiye. Ubwo uko babivuga niko bari gusangira banywa n'akabyeri. Umuhungu aramubwira ati cyakora ubu ngubu ndabona bigiye kuzaba ikibazo gikomeye pe. Ndamubwira ati kubera iki se? Ati Chidi yagarutse mu buzima bwa Thelma. Mama aramubwira ati Chidi? Ati yego Chidi wa undi wadutunguye ukadukora surprise ukaduhuza nawe. Ati yego ndabyibuka rwose mutumira. Beatrice asekamo yinywera kawayini. Ubwo Kayode niko akomeza kumbwira ati Chidi yari iruhande rwa Thelma, ndabibona ukuntu aseka aba yishimye. Beatrice aramubwira ati ariko wowe ntugire ubwoba, uriya ni inshuti yo mu bwana. Kayode arakomeza aramubwira ati none se kubera iki niba ari inshuti yo mu bwana? Thelma yambwiye ko bagiye gusangira ibyo kurya bya saa sita, ngo bagiye ngo kuganira. Beatrice nawe biramutunga ati yarakubwiye ngo bagiye gusangira? Undi ati yego. Ati ibyo byabaye ryari? Ati mu cyumweru cyashize. Ariko yambwiye ko ngo atari ibintu bya seriye, ngo ni ibintu byo kusohokana gusa bisanzwe. Beatrice arambwira ati reka nkubwire kino kintu rero, iyo umugore afite icyo ahisha ntabwo abwira umugabo wahagiye. Ati kuba yarabikubwiye rero bivuze ngo nta kintu afite cyo kuguhisha. Ati humura. Kayode arambwira ati uri sure? Ndamubwira ati ntabwo ndi sure gusa kuko ndabizi.
barakomeje baraganira bananywamo, bisa nkaho Beatrice yamaze gusinda arangije abwira Kayode, arambwira ati reka ngende, reka mpaguruke ngende. Umuhungu arambwira ati none se watse nko kugeza ku modoka? Undi arambwira ati oya mfite umushoferi, we guma hano ukomeze winywere nta kibazo. Arahaguruka asa n'uguye, Kayode aramufata. Beatrice yari yasinze cyane, amusaba imbabazi, arambwira ati umbabarire nshobora kuba nasinze. Kayode aramureba ati none se watse nkagutwara? Undi arambwira ati oya, umushoferi wanjye arantegereje, ahubwo wowe guma hano winjoyinge, njye nta kibazo, reka ngende. Beatrice yabwiye Kayode ati Kayode uri umugabo mwiza, Thelma ni umunyamahirwe. Ntibyatinze Kayode yaratashye n'amatsiko menshi. Thelma aramubaza ati mbwira byagenze gute? Kayode yishimye cyane aramubwira ati uziko mama wawe yanyise ngo turi famiye, bivuze ngo yamwemeye. Yari yishimye pe. Umukobwa aramubaza ati se mbwira byagenze gute? Ati reka nkubwire, nabonye ibirenze bikenewe. Ati nkubwije ukuri ndishimye pe. Ntibyatinze umukobwa yihumurije umugabo, yumva ari guhumura, aramubwira ati baby, ati atari kuziko, ati uri guhumura nka mama n'ukuri kw'Imana, ati neza neza parufe ya mama yose ikuzuyeho. Umuhungu aramubwira ati mama we nawe aba yisize parufe nyinshi cyane, ubwo yangezeho sinzi uko byagenze pe. Ntibyatinze hashize amezi 8 ubukwe bubaye bwa Kayode ndetse na Thelma. Mama wa Thelma yari ari muri hoteli, aza gukingurira umuntu wari uje kumureba. Kumbe nta wundi yari Chidi niwe wari uje kureba mama wa Thelma ahantu muri hotel. Chidi yaramanutse arebye hasi, abona ukuntu mama wa Thelma yambaye imyambaro itamwubahije. Aramubaza se ko watinze? Undi arambwira ati byari traffic, ati nta mbutiyaje nahuye nayo. Mama wa Thelma abwira Chidi ati injira. Ubwo mama wa Thelma mvuga yitwa Beatrice. Beatrice abwira Chidi ati injira. Chidi yatangaye cyane, yatunguye, yasaga nkaho azanye ibipapuro. Beatrice yicara ku ntebe mu buryo buri sexy cyane. Abwira Chidi ati nawe wicara. Chidi aranga, arambwira ati ntacyo, uko mpagaze nta kibazo, birahagije. Chidi adaciye ku ruhande ahita amubwira ati dokima nari nzizanye. Akorayo n'ikaramu ndetse amubwira ati akira urasinya hano. Ubwo Beatrice niko asuka wine, abwira Chidi ati musukire wine se? Chidi aramubwira ati oya meze neza nta kibazo. Beatrice aramureba aramubwira ati Chidi urabizi, none se ntabwo unywa wine? Beatrice akomeza aramwitegereza, aramubwira ati Chidi utandukanye n'abagabo benshi. Chidi aramubwira ati urakoze, ibyo ndabifata nkaho unshimagije. Beatrice aramubwira ati yego cyane ndagushimagije. Ubwo niko ahaguruka aramubwira ati ariko nirya mu buryo butangaje cyane. Aramubwira ati uri mwiza cyane, uri umukire, umukora no kubwanwa. Ati kandi uracecetse cyane. Ariko Chidi ni kubona bisa nkaho ari ibintu atamenyereye. Beatrice aramubwira ati nkubwiye gutyo wakahita umenya icyo nkubwiye. Chidi aramubwira ati Beatrice uri mwiza. Beatrice aramubwira ati ndabizi. Umuhungu aramubwira ati ariko ibi sibyo nshaka. Beatrice aramubwira ati noneho ibyo reka ari njye ubyijagingira, nta nubwo wigeze umbaza icyo nshaka. Umuhungu aramubwira ati ntago nkwiye kukubaza ariko. Beatrice aramubwira ati kubera iki? Chidi aranamwiyaka, aramubwira ati komeza kunkoraho. Ati icyo nshaka ndakizi, atari ibingibi uri kunyereka sibyo nshaka. Beatrice arabibona ko Chidi amukatiye, bisa nkaho Beatrice yashakaga kuryamana na Chidi. Beatrice abaza Chidi ati kubera iki? Ati ni ukubera Thelma. Ubwo aravuga umukobwa we. Ati se wakwakiriye ko yamaze gushaka?
Chidi aramubwira ati ariko ibi ngibi mbifata nk'agasuzuguro kubera iki ibyo ngenderaho byitirirwa undi muntu. Ati wikwitwaza Thelma, siyo mpamvu ngewe ibyo niko ngenderaho, niko nteye, niko meze. Beatrice baramukatira ahita anasinya ibyandiko vuba vuba, abona ko Chidi nta mikino. Amaze kumusinyira arabimuhereza. Chidi abwira Beatrice ati Beatrice asaba imbabazi Chidi ati umbabarire kubwo kugusuzugura. Chidi aramubwira ati imbabazi zawe ndazakiriye, ati kandi urakoze cyane. Ati mbaye ngiye. Beatrice ahamagara Chidi atamubwira ati Chidi. Chidi arahindukira aramubwira ati Beatrice abwira Chidi ati ariko simbyumva. Ati Chidi aramubwira ati ariko niki tumva. Beatrice arahaguruka ati kubera iki utanyishimira? Chidi aramureba aramubwira ati ndakwishimira cyane Beatrice. Ati cyane ndakwishimira ko uri mama w'inshuti yanjye yo mu bwana, nanone nkwishimira nk'umuntu dufatanyije business. Arangije aramubwira ati ijoro ryiza, mbaye ngiye. Chidi arigendera, asa n'umuhungu ufite indangagaciro nzima pe, ariko yaratunguwe. Ntibyatinze Beatrice yakinguriye undi musore. Uwo musore we yaramuzaniye n'indabyo, ndetse Beatrice asa n'umumama ukunda abagabo pe, aryamana n'umugabo umwe akongera akaryamana n'undi gutyo. Nta wundi musore wari uje kumureba, ni umukwe we. Kumbe Beatrice yarasigaye aryamana n'umukwe we ariwe Kayodi yaraje. Beatrice asa n'umwiteguye, aramureba bararebana. Kayodi n'irari ryinshi. Beatrice nawe abwira Kayodi ati nari ngukumbuye. Bahise biryamanira. Ntibyatinze Thelma ndetse na mama we bari kwa muganga. Mama wa Thelma yasaga nk'aho atameze neza ariwe Beatrice. Muganga arabwira ati nari nzanye ibisubizo. Ati ariko ibisubizo ndabiha nyir'ubwite. Beatrice aramubwira ati oya araguma hano nta kibazo, nawe abimenye ibisubizo. Beatrice aramubwira ati muga niba ndi gupfa ndashaka umukobwa wanjye abimenye. Muganga aramubaza ngo umukobwa wawe? Muganga nyine bisa n'ibimutunguye ko basa n'abangana. Umukobwa aramubwira ati muga mva ni story ndende ahubwo tubwira ibisubizo. Yaratangiye aramubwira ati ntabwo rero uri gupfa, ahubwo uri kugira umuvuduko mwinshi, umubiri wawe wananiwe cyane, amazi mu mubiri arimo aragushiramo, stress ziri kunaniza umubiri wawe. Atariko nanone uratwite. Kumbe Beatrice yarasamye yaje gutwita, araseka cyane. Aramubwira ati doctor ariko uri gukina sibyo? Uragira ngo dusetse nge n'umukobwa wanjye? Muganga aramubwira ati oya mu by'ukuri ntabwo ndi kubasetsa, ahubwo inda ifite ibyumweru 12. Kumbe Beatrice muri kwa kuryamana kwe n'abagabo n'umukwe we byose yaje gusamiramo inda. Ntibyatinze Kayodi yaje kureba Beatrice ariwe mama wa Thelma. Beatrice abwira Kayodi ati ndatwite. Kayodi aramubwira ati none se umwana uramugumana? Ndamubwira ati ndamugumana rwose ameze neza. Kayodi abaza Beatrice amaze ati se papa w'uwo mwana nindi? Beatrice aramureba aramubwira ati papa w'umwana ni wowe. Kayodi atabyumva neza aramureba aramubwira ati uburetse gato, ati uturi kuvuga ibiki? Ati reka nkubwire, warambwiye ngo turi kwirinda nta kibazo, urambwira ngo ntugire ikibazo, ati ntago nzasama. Beatrice aramubwira ati ariko noneho ntago twize kwirinda bihagije nawe urabibona. Undi aramubwira ati ariko wambwiye ko uri muri monopause, uri kurangiza monopause, nta kibazo ntago wasama. Undi aramubwira ati Beatrice reka nkubwire, ati nyumva ntago uyu mwana wamugumiza mu nda, ufite imyaka 43, ntago ukiri umwana nkuko doctor yabikubwiye. Undi aramubwira ati ntago nitaye ku byo doctor yavuze. Undi aramubwira ati ariko
urabibona ko uyu mwana udashobora kumugumizamo, ntabwo bishoboka. Beatrice yabwiye Kayode aramubwira ati ntabwo nakuramo uyu mwana, ndamutse ngerageje kumukuramo napfa. Ati kera cyane ntwite Thelma twagiye kureba umuhanuzi w'iwacu njye na mama, arambwira ati ninibeshye nkakuramo Thelma nzapfa ndi kumukuramo. Ati ninibeshye nkanakuramo undi mwana wese nzigera ntwita, ati nzapfa ndi kumukuramo. Ati rero ibyo ntabwo niteguye kubikora. Kayode yabwiye Beatrice aramubwira ati ariko ibyo bintu ni ibintu byo kwimajina gusa. Undi aramubwira ati umva njyewe rero ntabwo niteguye kubigerageza ngo mpfe kugira ngo mbihinyuze, ntabwo ibyo mbyiteguye rwose. Beatrice abaza Kayode aramubwira ati ako si wambwiye ko ushaka abana? Ati none ndagutwitiye. Undi aramubwira ati none se Thelma? Undi aramubwira ati Thelma ntiyiteguye kukubyarira, njyewe ndirode kukubyarira, ndagutwitiye ubu noneho tuvugana, uri mu biki, urashaka iki? Bisa nkaho Beatrice ashaka koko kubyarira Kayode atitaye ngo ni umukwe we, ni umugabo w'umwana we. Kayode ndetse na Thelma bicaye mu rugo iwabo. Thelma abwira Kayode aramubwira ati turabizi ko mama twite kandi iriya nda ye ku myaka ye ari muri risk iteye ubwoba, noneho kubaho wenyine ni bibi cyane. Kayode aramubwira ati ariko afite abantu, urumva afite abakozi, afite amafaranga. Thelma aramubwira ati oya ndashaka ko mama wanjye aza tukabana. Kayode aramubaza ati aza tukabana? Thelma aramubwira ati yego dufite inzu nini ihagije, dufite byumba byinshi, yabona buri kimwe cyose yifuza. Kayode aramubwira ati ariko reka nkubwire mama wawe, reka nize iki gitekerezo cyawe ntabwo ari cyiza. Utamubwira ati kubera iki? Ndaramubwira ati kumuzana mu nzu yacu, umva dufite tugomba kugira privacy. Undi aramubwira ati mama wanjye arankeneye, ubu ngubu nibwo ankeneye. Undi aramubwira ati ariko afite abantu, afite famiye, afite ubuzima. Undi aramubwira ati ariko mama wanjye nubwo afite ibyo byose nanjye aramfite. Undi aramubwira ati ariko afite mama we wamwitaho, aba muri Ghana yagenda akabana na mama we, kandi mama we ariwe nyogokuru wawe aribana yagenda akamwitaho. Kayode bisa nkaho adashaka ko Thelma azana mama we bakabana, ariko Thelma yaratsimbaraye aravuga ati mama wanjye agomba kuza, ahubwo mu gitondo cya kare araba ahageze. Ntibyatinze Thelma yicaye mu biro, haje umugabo araza amuha karibu. Kumbe Thelma yari yarangaje umuntu ukora iperereza ku giti cye kugira ngo azamenye uwateye inda mama we. Mama we yari yaramuhishe uwamuteye inda. Umugabo yabwiye Thelma aramubwira ati narinzanye ibyo mwansabye. Undi aramubwira ati nyereka, amuhereza envelope. Ati mama wawe amaze amezi 4 ajya mu mahoteli anatandukanye mu mezi 18 ashize. Ati kandi abamusuraga bari abantu bagiye batandukanye. Thelma aravuga ati wow. Ati none se yabaga ari kumwe nandi? Undi aramubwira ati fungura iyo envelope, uwo babaga bari kumwe uramubona. Kumbe iyo envelope yaramuzaniye yari irimo amafoto y'umuntu babaga bari kumwe mwizo hoteli. Thelma yarayifunguye gake gake, agenda afungura gake gake. Arebye ku mafoto bamweretse y'umuntu wabaga uri kumwe na mama we mwayo mahoteli agiye atandukanye yajyagamo ku isaha imwe. Arebye yitegereje neza abona ni fiance we Kayode, niwe babaga bari kumwe. Yarabirebye arumirwa, namwe murabyumva, ata umutwe. Ahita amenya ko umuntu ushobora kuba warateye inda ari fiance we, ndetse ari umugabo we wateye inda mama w'umubyara mu nda. Ntibyatinze Kayode arimo aratonganya Beatrice mu rugo iwe, aramubwira ati mbabarira njyewe mpaze kubeshya pe, reka Thelma tumubwize ukuri. Beatrice aramubwira ati oya, ndavuze ngo oya, ntago twamubwiza ukuri. Kayode akomeza guhatiriza aramubwira ati njyewe ndambiwe kubura rwose pretendinga nigira nkaho ibintu ari sawa, ndashaka kumubwiza ukuri, ndashaka kumubwira nkamubwira ibyabaye. Beatrice aramubwira ati oya ntibishoboka, si bishoboka, ntabwo wamubwiza ukuri. Kayode akomeza kubwira Beatrice ati Beatrice, undi akamubwira ati iki? Undi aramubwira ati nutamubwira njyewe ndamwibwiriza ukuri.
undi arambwira ati ndambiwe guhora nijijisha. Undi arambwira ati umva, uzijijisha ukomeza wijijishe, n'ubundi warijijishije, wamuretse agakomeza agatekereza ko ntwite inda y'undi muntu, ubundi bitwaye iki? Ubwo ko bashwana n'ubundi Telma yabimenye, yamenye ukuri kose, n'ubundi nibyo bavugaga byose yabyumvishe. Yarabinjiranye bose bakanura amaso baramureba. Kayodi abwira Telma, arambwira ati baby. Telma ako kanya ahita afata ya mafoto ayashyira ku meza, abereka ko yabavumbuye. Telma abarababaza ati se ibi bimaze igihe kingana iki? Bose bamanjiriwe ati mumaze igihe kingana iki ibi bintu bijya mbere gutya? Kayodi ashatse kugira icyo avuga, Telma aramuzibisha, ahita abaza mama, arambwira ati vuga, gira ikintu uvuga. Ati vuga. Mama arambwira ati sura shaka ko mvuga iki? Undi arambwira ati ndashaka kuvuga ukuri. Ati Beatrice, nta nubwo akimwita mama we, ati Beatrice vugisha ukuri, gire rimwe mu buzima bwawe uvugisha ukuri. Beatrice arambwira ati umva, ukuri kwanjye rero ntago kumvikana, rero bireke, ntago napfa kubivuga. Telma arambwira ati binsobanurire, sobanurira impamvu wankoze ibi bintu. Ati gira icyo uvuga, vuga nkumve. Beatrice areba umwana we arambwira ati ufite abagabo babiri. Telma amaze abagabo babiri, turashaka gusobanura iki? Udufite abagabo babiri, nta nubwo wigeze uhitamo, byarakunaniye guhitamo umwe. Telma areba mama we aramubaza ati abagabo babiri? Mama arambwira ati umva, nakubwiye ngo n'ubundi ninkubwiza ukuri ntago uri bubyumve. Undi arambwira ati abagabo babiri? Ati ahubwo ngerageza kugira numve. Ati ndebye neza mfite umugabo umwe. Undi uri kuvuga rero sinzi uwo ari we. Beatrice arambwira ati Chidi. Ati Chidi se? Chidi ni umugabo wanjye. Ati se Chidi niwe waguteye inda? Ati Chidi se ibabije mate? Ati Beatrice abwira umwana ati Chidi aragushaka. Ati akundi ko iki bose bagushaka? Ati kubera iki bigomba kuba ari wowe bashaka gusa? Telma abwira mama, arambwira ati noneho waryamanye na Kayodi kubera ko umfitiye ishyari? Iti niyo mpamvu wangirije umubano wanjye n'umugabo wanjye? Ndamubwira ati niwe wabyikoze. Baratongana. Telma akomeza kumirwa. Undi arambwira ati noneho ni amakosa yanjye? Undi arambwira ati yego ni amakosa yawe. Bisa nkaho Beatrice agirira ishyari umwana we yibyariye. Telma yarahindukiye areba umugabo we, amubaza ati se umaze igihe kingana iki uryamana na mama wanjye? Kayodi n'igisebo cyinshi arya iminwa arahindukira aramubwira ati mbere yuko njye nawe dukora ubukwe nibwo twatangiye kuryamana na mama wawe. Telma yarumiwe, agahinda karamwica, aravuga ati nyagasani. Kayodi ahindukira areba Telma amusaba imbabazi, aramubwira ati Telma nawe ntabwo uri inosa. Telma aramubwira ati mbabarira uvuze ngo iki? Ati njye nareba. Kayodi ubwabwira Telma ati njye nareba ukuntu Chidi akureba, ukuntu wishimye muri kumwe. Telma aramubwira ati ariko uri muzima ugeze? Atari uri ikigoryi? Aturi ikigoryi cyuzuye. Reba uko gisa. Mu by'ukuri rwari urwita utwazo yabeshyiraga Telma. Telma yari umugore uri loyo. Beatrice yarahagurutse abwira umwana we Telma yibyara, aramubwira ati waba uzi kubaho uri mama w'umuntu wagutwariye ubuto bwawe? Wowe uri mama, we akomeza kugenda ubuto bwe butoha. Bisa nkaho igikomere yagize cyo gutwita akiri muto kigiye kimuvamo, ahubwo agitura umwana we. Beatrice arakomeza abwira umwana we ati waba uzi kurera umwana
wakumiriye ubuto bwawe, wabuze uko bimera. Thelma akomeza kumirwa. Beatrice nta mutima yagiraga, yasaga nkaho yagize igikomere akagitura umwana we. Nta kindi Thelma yakoze, yakomeye amashyi mama we, amukomera amashyi, arangije aramubwira ati uri mama w'umwaka kabisa. Aramureba arumirwa, ni nako yashengutse umutima. Arangije arahindukira, bose arabareba, arabwira ati muhumure nta kibazo. Ati nzatwara buri kimwe cyanjye ngenewe nk'umuntu wari warashyingiranywe nawe. Ati kandi mwese nzabasunika mbajyane mu byondo. Yari yarakaye cyane kandi birumvikana. Ati mama mugumane. Mama abivuga ahemetse iminwa. Ahita abwira umugabo we ati mvira mu nzira nigendere. Arakaye cyane n'agahinda kenshi. Undi ashaka kumukurikira, Beatrice ahita amubuza, bisa nkaho nyina ahanganye n'umwana we yibyariye. Thelma yaje kurwara depression, byaramunaniye kwiyakira ko umugabo we yatwawe na mama w'umubyara. Chidi yaje kureba Thelma aho yari yifungiranye muri douche yimenaho amazi ameze nk'uwataye umutwe kubera depression. Ubwo baramwinginga ngo asohoke. Chidi akomeza kuvuga ati Thelma ni njyewe Chidi, ndaguma hano mpaka ukinguye. Ntibyatinze Thelma yaje gukingura, yakonje, yabaye ubutita, ari gutitira. Mbese muri make depression yari imuzengereje hafi yo gupfa. Undi bariruhutse ati finally byibura urafunguye. Inshuti ye iragenda izana isuime baramufubika. Umwana w'umukobwa byari byaramurenze, yarwaye depression, arwazwa na Chidi ndetse n'inshuti ye magara y'umukobwa. Ntibyatinze Thelma yaje gukira depression ndetse aza gukundana na Chidi, ya nshuti ye yo mu bwana. Inzozi za Chidi zaje kuba impamo. Thelma na Chidi baje gukundana baranabana. Batinze Thelma yaje kwitaba telefoni, wari umuhamagara aramubwira ati nkufitiye amakuru, ati mama wawe yabyaye. Thelma akibyumva asa nkaho akunje isura. Aramubaza ati se yabyaye ryari? Ati mu minsi 2 ishize. Ati ni n'umuhungu. Ati ko numvishe umwana ni muzima nta kibazo. Thelma aramubwira ati okay. Inshuti ye iri kuri telefone irimo umubwira amakuru, iramubaza ati se uraza kujya gusura? Thelma abwira iyo nshuti, arayibwira ati oya. Thelma yari atarakira disi, yari yarababajwe cyane na mama we mu buryo bugaragara. Arangije ashimira umuhaye amakuru, turamubwira ati rwose nta kibazo. Thelma yaje gusohoka ari kumedita, ari kwitekerezaho, agiye kubonabona Kayodi aramwandikiye. Kayodi ni wa fiancé we, wa undi watwaye na mama we. Arambwira ati Beatrice yabyaye kandi yabyaye umuhungu murasa. Kayodi asaba imbabazi. Thelma arambwira ati umbabarire, ati kandi na Beatrice nawe aragusaba imbabazi. Ntibyatinze Thelma akugira ngo amusubize, ahubwo yasibye nimero ze. Thelma yikomereza ubuzima bwe na Chidi, ugacana umubano na nyina ndetse na fiancé wamuciye inyuma. Nuko filme yarangiye. Ndabibutsa gukora subscribe, mugakanda ku nzogera kugira ngo mutazajya mucikwa na filme ikurikira.